nibyo birashoboka ko bambariye gutsinda mu nshingano leta ibahembera. Icyakora ngo hari aho bagomba kongera imbaraga, aho ngo ni naho hareberwa umusaruro wabo. Claudette Irere n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi. Twemera ko umusaruro wa mwarimu ugaragarira mu mitsindire yabo yigisha. Iyo bigeze ku mibare ndetse na siyanse ntabwo dukora neza. Twari dukwiriye kureba icyo twongera. Mu mibare na siyanse abanyeshuri benshi bagira munsi ya 50%. Tubikoreshe nko kwisuzuma. Kuko igihe turimo kwishimira umunsi wa mwarimu, dusubire inyuma turebe aho dukwiriye kuba dushyira imbaraga. Abarimu bagaragaza ko icyo kibazo ari umusaruro wo kwara abanyeshuri bategekwa kwiga imibare kandi batayumva, ndetse ngo hari n'ubwo umwarimu bari kwigisha iryo somo ariko ibitekerezo by'abanyeshuri bamwe biri muri indi shuri ryo gushushanya no guhimba indirimbo. Imbogamizi turacyazifite nyinshi cyane. Icyambere kubona field tujya gukoramo pratique. Ikindi kumvisha umwana ko ibyo ari kwiga azabikoresha mu buzima busanzwe kandi hari uko bishizemo ko ibyo bintu bikomeye. Icya gatatu, abana barahunga science muri iyi minsi kubera technology, barashaka ibintu byoroshye cyane ku buryo usanga science abana batari kuzumva. Turacyafite imbogamizi zo kugira ngo abana bumve ko science nazo ari ubuzima busanzwe. Umwana ashobora kuba yicaye mu ishuri uri kumwigisha imibare ariko atekereza ibindi cyane. Birashoboka cyane rwose, ugasanga umwana urimo kumwigisha imibare ugasanga bari kwandika indirimbo. Birashoboka cyane, cyangwa ari gushushanya. Uyu munsi turacyafite imbogamizi. Twagira n'imbogamizi z'ababyeyi bashobora kohereza abana mu mashuri ya siyanse, abana bwabo badakunda siyanse. Nta mwarimu udashimishwa no kubona umwana yatsinze. Buri gihe rero iyo wigisha umwana ukabona ntibabyumva neza urababara. Niyo mpamvu ushakisha uburyo bwose buba bushoboka kugira ngo urebe ko wa mwana nawe yatsinda ryasomo. Iyo wakoresheje imbaraga zawe wamugeraho kwa kundi muzenguruka mu banyeshuri ugasanga ari kwishushanyiriza adashushanya ibishushanyo byo mu mibare nk'ibyo uri kumwigisha, yishushanyiriza nk'igiti uri kumwigisha imibare, uba wumva umeze ute? Urababara, uhita umuhamagara wenyine, ntubishyire muri rusange. Nshobora kumuhamagara wenyine nkamubwira nti yewe noneho nkatangira kumwigisha uburyo isomo ry'imibare ari isomo ryiza, kuko nyina nakubwiye umwarimu buri yashimishwa no kubona abana batsinze. Iyo wigishije ukabona umwana yatsinzwe uba niwe watsinzwe. None ku Rwanda rufite gahunda yo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, Minisiteri y'Uburezi irakora iki mu kuzamura amasomo y'indimi na siyansi? Gaspard Twagirayezu niwe uyobora iyo minisiteri. Icyambere ni bino mwabonye nyine gukomeza guteza imbere ikoranabuhanga mu mashuri, kubera ko ikoranabuhanga rirafasha. Niyo utaba ufite ibindi bikoresho bitandukanye nka za laboratoire n'ibindi, ikoranabuhanga iyo ufite internet ukaba ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga biragufasha kugira ngo urebe ugire content nziza ube washobora kuyikoresha. Ikindi ni amahugurwa y'abarimu. Ubu ngubu turi gukorana na universités zitandukanye hirya no hino ku isi kugira ngo dushakire abarimu bacu ubumenyi buhambaye mu bintu bya science na technology kugira ngo bashobora kwigisha abana bacu neza. So ikindi nanone dukora ni uguhora tuvugurura content y'ibyo twigisha kugira ngo bijyane n'igihe, ariko nanone bibe byafasha abanyeshuri gukomeza gutera imbere muri siyansi. Kwikubitira abarimu basaga 1000 bahawe telefone zigezweho, bazazikoresha mu guhamagara no gukoresha internet mu mwaka wose batishyura, ndetse ngo bazongera n'amahugurwa kugira ngo barusheho kuzamura ireme ry'uburezi mu Rwanda. Ariko ngo haracyakenewe guhuza uburezi n'uburere bukwiriye umunyarwanda.